Mu minsi ishize Lenacapavir Yestugo yatumye abantu benshi bagira icyizere gishya mu rugamba rwo kwirinda icyorezo cya sida. Uyu muti mushya umaze kumenyekana mu bihugu bitandukanye watumye habaho urujijo ndetse n'ibihuha byinshi, kuko abantu benshi batandukanye bumvise amakuru atandukanye ku buryo utamenya neza icyo kwemera n'icyo kwitondera. Bamwe bavuga ko Lenacapavir ivura HIV burundu, abandi bakavuga ko nta ngaruka ifite ku buzima, abandi bakavuga ko ari uburyo bw'abakora imiti bungukamo gusa. Uru rujijo rwatumye abantu bibaza byinshi ku mutekano w'uyu muti ndetse n'akamaro kawo mu buzima bwa buri munsi. Ni ngombwa rero gusobanukirwa ko Lenacapavir atari umuti uvura umuntu umaze kwandura HIV. Ni umuti wo kwirinda ku bantu batandukanye ndetse ugamije kugabanya cyane ibyago byo kwandura virusi itera sida cyangwa se virusi iterwa na sida. Uwafashe uyu muti agomba gukomeza gukurikiza amabwiriza y'abaganga, gukoresha agakingirizo ndetse no kwipimisha izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nubwo ubushakashatsi bwerekanye ko uyu muti wizewe kandi wihanirwa neza n'abantu benshi, si ibyo kuvuga ko nta ngaruka n'imwe ushobora gutera, kuko abawugerageje bagaragaje bimwe mu bimenyetso byoroheje birimo kumva umubiri unaniwe. Ibimenyetso ntabwo bikomeye ku bantu benshi, ariko niyo mpamvu inzego z'ubuzima zashyizeho gahunda yo gukurikirana abayifata kugira ngo hagire igikorwa vuba mu gihe hagaragaye ibibazo. Hari n'abandi bantu bibaza ko uwafashe Lenacapavir ashobora gukora imibonano mpuzabitsina uko ashaka nta kwitondera izindi ndwara. Ibi si byo, nubwo uyu muti urinda cyane kwandura HIV, ntuvura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'iby'imburagihe, syphilis, gonorrhea ndetse n'izindi zigiye zitandukanye nk'imitezi. Byose bivuze ko n'uwafashe uyu muti agomba gukomeza kwitwararika, gukoresha agakingirizo ndetse no kwipimisha kenshi, cyane cyane ku bantu bafite abafatanyabikorwa benshi cyane. Hari kandi urujijo rugaragara ku baturage rwerekeye uburyo uyu muti uzatangwa mu Rwanda n'ibyiciro. Abantu bibaza niba Lenacapavir izaboneka ku bantu, niba umuntu wese azayifata ako kanya cyangwa niba hari ibyiciro byihariye bazabanza. Ukuri nuko gahunda yo gutanga uyu muti izabanza kwita cyane ku bantu bafite ibyago byinshi, nk'uko twagiye tubigarukaho mu nkuru zabanjije iyi ngiyi byo kwandura HIV, harimo abagore bakora uburaya, abagabo baryama n'abahuje ibitsina, abantu batandukanye babana n'abanduye HIV, urubyiruko ndetse n'abagore bato bari mu mizi ndetse n'ahantu hagaragara ubwiyongere bw'abandura HIV. Uko igihe kizagenda gahunda izaguka igere ndetse no ku bandi bafite ibyago bishingiye ku mibereho yabo ya buri munsi. Abaturage benshi bavuze ko bishimira ko uyu muti ushobora kugabanya ubwoba bwo kwandura HIV, ariko bamwe bagaragaza impungenge. Umwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali yagize ati: "Ni byiza ko dufite uburyo bushya bwo kwirinda, ariko ndumva hari urujijo ku bijyanye n'uko umuntu azayibona n'igihe cyo gutangira gufata uyu muti. Birakenewe ko tubisobanurirwa neza kugira ngo twizere neza ubwirinzi dufite." Undi mu karere ka Huye yagize ati: "Abantu benshi bakeneye kumenya niba bizaba ku buntu cyangwa niba hazaba amafaranga yo kwishyura. Uko bimeze ubu hari urujijo rukomeye ku baturage." Abayobozi mu rwego rw'ubuzima nabo bagaragaza ko hakenewe ubufatanye bw'inzego zose kugira ngo gahunda igende neza. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yavuze ko Lenacapavir ni intwari ikomeye yo kwirinda HIV, ariko tugomba gukorana n'abaturage, abavuzi ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo amakuru ajye ahabwa abaturage mu buryo bwizewe kandi bunoze. Ntitugomba guha abantu
umutego w'ibihuha cyangwa amakuru atariyo. Undi muyobozi mu rwego rw'ubuzima yasobanuye ko gahunda yo gutanga uyu muti izatangira ku byiciro bifite ibyago byinshi byo kwandura, ariko uko ubushobozi bwiyongera izagera ku bantu bose bafite ibyago, ku buryo ubwirinzi bwagutse buzubakwa mu gihugu. Yongeyeho ko gukangurira abantu kumenya uko gukoreshwa agakingirizo ndetse no kwipimisha kenshi ari ingenzi kugira ngo lenacapavir igire ingaruka nziza mu kurwanya sida. Ibihuha n'urujijo byaturutse ku makuru atariyo akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nko kuri WhatsApp no ku bantu batize neza uburyo uyu muti ukora. Hari kandi abantu bashaka kunguka ku makuru cyangwa guha abantu mu buryo bwo kubatera ubwoba ku mutekano w'uyu muti. Niyo mpamvu abantu benshi babeshyaho bakibeshya ko uyu muti atari urukingo, ko uvura HIV burundu cyangwa ko nta ngaruka ufite. Ukuri gusobanutse nuko lenacapavir ari umuti wo kwirinda HIV ku bantu batandukanye. Ifatwa buri mezi 6, bivuze ko ari 2 mu mwaka. Igororotse ku bantu bibagirwa, igororotse ifasha ikaba izaba igisubizo ku bantu bibagirwa gufata PrEP ya buri munsi. Ugomba gukomeza gukoresha agakingirizo ndetse no kwipimisha izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zizakurikirana abayifata bagatanga inama z'uburyo bwo kwirinda, imyitwarire myiza ndetse no kwipimisha kenshi kugira ngo ubwirinzi butangwa n'uyu muti bugire umusaruro urambye. Ibi byose byerekana ko lenacapavir ari intwaro ikomeye mu kurinda cyangwa se mu kwirinda HIV, ariko ntabwo ari igitangaza kirangiza sida mu ijoro rimwe. Kwirinda ibihuha ndetse no gukurikira amakuru yizewe ni ingenzi, kuko amakuru atariyo ashobora gutuma abantu bibeshya cyangwa bakumva batizewe. Kuganira n'abaganga ndetse n'ibigo by'ubuzima byemewe ni uburyo bwiza bwo kumenya ukuri ndetse no gufata icyemezo gishingiye ku bumenyi. Mu rugamba rwo kurwanya sida, lenacapavir igaragaza icyizere gishya, ariko icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ukuri ko ari umuti wo kwirinda gusa, ko ugabanya ibyago byo kwandura, kandi ko ugomba gukoreshwa neza kandi ufatwe mu buryo bwizewe. Ubufatanye bw'inzego z'ubuzima, abayobozi ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'abaturage ubwabo ni ingenzi kugira ngo uyu muti ushobore kugera ku ntego, kandi urwego rwo kwirinda HIV ruzamuke ku buryo burambye mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Abaturage n'abayobozi batandukanye bagaragaza ko lenacapavir ari intambwe ikomeye cyane mu kurwanya HIV, ariko basaba gukomeza ubukangurambaga n'uburezi kugira ngo amakuru y'ukuri ajye agera kuri buri wese. Bamwe bavuga ko icyizere cyo kubona ubwirinzi bworoshye gishobora gutuma abantu bakurikiza gahunda z'ubuzima, abandi bakibaza ko hakenewe gusobanura neza uburyo bwo gufata uyu muti ndetse n'ingaruka z'igihe kirekire. Ibi byose byerekana ko nubwo lenacapavir ari icyizere gishya, ejo hazaza hazashingira ku kuri, ubufatanye ndetse n'imyitwarire myiza y'abaturage. Guys, bihe byiza none twongeye kubasuhuza, twongeye kwifuriza umwaka mushya muhire, twongeye kubashimira mwebwe mukomeza kuduha subscribe ndetse mukomeza kureba ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, muratugira inama muvuga uti kabisa Mr Byishimo ibintu bikorwa gutya. Nitwa Mr Byishimo, rero turagarutse turebe ngese mu gihugu cy'u Rwanda bimeze bite, hanze y'igihugu cy'u Rwanda uko nzanyemo n'inkuru zibabaje, kuko abantu mwari mufite intego cyangwa se gahunda zo kujya mu gihugu cya Amerika, ndagira ngo mba bakomeje, kuko ubu nanjye urugendo narusubitse. Bimeze bite rero? Ese umeze mute? Muratwandikira mutubwire uko bimeze kugira ngo dutangire umwandiko tumeze fresh twese. Abantu bitameze neza mukomeze kwihangana, Imana niyo byose, kandi Imana niyo ibizigiye cy'ibintu uko bimeze. Muri studio ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Nyawe Lambert, reka banza basuhuza nawe. Cedro Yaman ibiri neza, fresh cyane kabisa. Ako ngo uri kuri mikoro za KC kabisa. KC kabisa ngo nanjye ko na comment abantu bambwira itako kantu mwashyize ko kadasanzwe. Urabona ko baramutse bagiye bazana amaturi ibintu byagenda neza. Byagenda neza kabisa, urabona ko impinduka zigenda ziza bitewe nuko bakomeza kutwereka umutima mwiza. Naho dukurikiyeho bajya bagerageza nibura banature ntabwo turi idini, ariko se nyine ibintu abikora ntabiceri kuko
barabizi. Hanyuma rero Cedro dufite amakuru menshi tugiye kuba twagarukaho ujye no kufasha mu gisata cy'imyidagaduro. Ubonye ko abantu barimo bakurikirana amakuru ajyanye n'urukingo rushya kuri ubu ngubu rwagize mu Rwanda, abantu bakavuga ati ntiwanda natangiye kubona abajene b'inyarugenge batangiye kwishima ngo ariko nababwira mwarya mutarya kubera ko inda zo ziracyahari cyane ntabwo zabura kandi nubwo sida wayirinda gute ntabwo rura rukingo ruvura sida, rurinda sida, ntabwo rurinda izindi ndwara zirimo imitezi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka twivire muri ibyo ngibyo, reka twikomereze izo ziba zikuhanganye inkuru nk'izo njyewe ushaka no kubyumva cyane. Reka mujyane tujye kwa Mutabaruka muri Genesis. Mutabaruka rero reka bazamutumire abantu mukomeza kurikirana bitaramo bya Genesis Comedy. Murabizi ko haba umwanya wo gusetsa abantu bakishima ariko bakajyana no mutumirwa, bagiye batumira ba Israel Mbonye, bagatumira ba Fande. N'umugoroba rero batumiye wenda nshaka kwamvuze ni mugoroba wenda wese ndigiye uzari ikiganiro ni kuri uyu wa kane batumiye Angeli Mutabaruka kuri uyu wa kane tariki 15 byashize. Aje rero baravuze ngo nubwo The Ben ya performance nabi mu gitaramo cya Bikani, nako ngiye nabonye atari performance nabi. Ntabwo abantu bavuga ngo ya performance nabi bamugeranyije na Bruce Melody kandi Munyakazi za kuba dahari kuba ari we muntu performance neza, kuko ntabwo ari kumugeranya na ba Benovio, umugeranya ngo naba Gisaki Nganzo no bafite impano n'undi Taiga Tayiga kandi rero ku bafana be ngiye nabonye ngende Taiga cyane neza nye nawe kuri Bruce Melody ngiye bose ndabifanira. Angel Mutabaruka akaba yavuze ko bidakuraho fana Barcelona use Bruce Melody niba ari kureba ikiganiro ushaka itakivaho kwa navuze Taiga mwese ndabafana ngena dependa mufano. Reka tukomeze. Angel Mutabaruka akaba yavuze ko afana The Ben. Yavuze ko ari we muntu rwose sinzi wenda niba we wakwicanye neza akantu ka trendinze kandi yavuze njye nako nakurikiranye ngemba nibere mu makuru n'uzura biza aho rero kaba katunguye abantu kuko uriya musaza nyine azwiho akantu nyine ku rwenya mu bigana akorana ubona Ken Security V1 uyu munsi akaba wari mutumirwa akaba yavuze ko rwose ariko ngo bamusakurije ari sohoke oya ntabwo bamusakurije ahubwo uko narenge bagira koze kumusura baramujite se igitaramo wari kitabiriye cya Taiga aravuga ngo igitaramo ngiye nakijemo batangiye kunsakuriza mpita nisohokera bivuze ko ashobora kuba yaratashye The Ben ataraza kuko habanje Bruce Melody ko Bruce The Ben yaje mu masaha nyine mu masaha 7 bwije kandi abantu igitaramo cye cyatangiye saa 10 Mutabaruka Angel Mutabaruka rawo nk'umusaza yabonye ibintu bitangiye kumunambirwa itahire yes reka twikomereze cyane. Reka tujye mu mukino wahuje Maroc ndetse na Nigeria. Uwitwa David ari mu marira David ari amafaranga yamangiye na inzu yose nifite. Reka nikomereze abantu bakunda kubetinga rero mbaza ni nkurigiye kubasenya cyangwa se nkurigiye gutuma ibyo bintu mubireka wenda bashaka kutabereka ariko bakabikora mu rugero. David nyuma y'ikashese arenga miliyoni 70 ashete igihugu cye cya Nigeria byaje kunganya. Uyu mugabo rero yashese miliyoni 70 ngo zirashasha zirashye kuko urumva we yarashese nyine yiteza amafaranga menshi aje barahiye avuga ati Nigeria iratsinda agenda akaba kari kumukindura nyuma yuko bakinnye bakanganya retigeta cyangwa se umusifuzi agata bongeza iminota 30 bagatera penalty byose bikagera bipfuye. Ubu David akaba ari mu marira nyuma y'ukashise miliyoni 70 se undi karumukiraho kwa Dama nabwo aramukira ariko nawe akibaze miliyoni 70 z'amanyarwanda niba agatonyanga ise n'umukire mu bakire batanu wa mbere muri Afrika ariko ni ise naga ari we mwana ngo konga na yayoragura kiri za USA nago twabitinda ariko nyine kanasigira isomo abantu nyine babetinga cyane bagashora amafaranga menshi. Wabuze umuntu bita Brazil bura niwe nyiri ikinyamakuru bita Zabureshya gafitanye ibibazo bura n'umuntu bita Theo bose babire ukiraho ngaho to bose babireba ku kiganiro yakuranye na Isimbi TV yaje afite agahinda avuga ngo kuva natangira umwuga cyangwa se kuririmbira Imana guhanga basaba nicyo urabizi ko ni ikinyamakuru gituma ibintu bya gospel abahanzi ukukaza kwigisha aho kabari kuvuga ite subu si byaratewe na Pompom yaririmbye Toranje avuga ko na mbere yaho bategeze bamutumira ako nanjye sindabona Theo bose babira kuri zabu sinzi wenda niba turi bazumuyobozi ko se Theo bose babira ko mutamutumira twatubona abandi bahanzi bose baza kandi Theo nawe ari mu bantu barenze
urangiye mbarakote akurikira izirera imbonye cyane nyine nyuma yuko abantu bakomeje kumuvuga bavuga ko to bose babireba indirimbo yasubiyemo ya Bruce Melody yarera ngo Pompom bitagaragaye neza imbere y'abarokore bagenzi be we yaje avuga ko nawe ateze gusemba abazi ndetse nta n'icyaha yigeze akora kuko we yigiye kundira Bruce Melody abona ko avuga guta umuntu wa gospel ukunda umuntu urimba secular music ka video karatrendiza cyane karatrendiza nanjye narakabonye ubundi busanzwe ako abantu bakitinze bafashe ira video ariko abantu benshi naho twatuze ko bose babire bazi kuririmba yego nyine twatuze ko ari umuhanzi nyine ari twitsi no umunyamakuru yagaragara ngo gogoza nyine kurimbira hejuru kuriya yatumye tuvuga ati shaka ni umuhanzi kabisa no umunyamakuru yamajute se Pompom bisana iki aravuga ngiye naje muri imihanda nazi ikintu usanuye ngiye ndi kwiyamamariza kara ka video no mu rutarakareba Theo yagafashe ari kugira ngo yamamaza indirimbo ya Bruce Melody kuko yavuze ko ari inshuti kandi Bruce Melody nawe baramureba inshuti bavandimwe ndetse banakundana Theo bose babirebera ko bavuze ko namuratize gusaba bazi nyuma y'ibintu byabaye nubwo Theo bose babira benshi babona mu ishusho gusabiriza ngaracyarwaje madamu kandi ngaracyakene imfasha no biteye ubwo no nyuma yuko umusaza wa madamu we amwemereye impyiko bagiye kwa muganga impyiko abaganga barabakanira sinzi ikibazo babasanganye uwo musore akaba akiri kwa kufasha yakamasengesha navuga ko umuntu wamufasha abakabona impyiko rwose madamu we byagenda neza kuko na madamu we nayo afite icyo kibazo ariko man ibibazo biteye ubwoba uramugabo yanyuze mu bintu bikomeye reka iyo nkuru tuba tuyivuyeho ndikugenda no kwitindaho cyane nangiye kugira amaranga mutima reka tujye mu nkuru ishimishije amaranga mutima tujye kwa Niyo Bosco uyu munsi hahiye Niyo Bosco nyuma yuko abanyamakuru bamajute se Niyo Bosco ubukwe bwawe buzaba ryari agita basubiza ngo nta hantu mu nzabwite y'ikibukwe ataratwerereye yadutunguye mu gitondo mbyutse mitambona live ngo Niyo Bosco nanjye nabonye kuri live abanyamakuru akavuze si ibintu n'ibiki abanyamakuru benshi bakabesa byuka biri kwangana amakamera hanze ya gate babeje hanze ya gate abanyamakuru winjira n'abanyamakuru benshi bari gukora ama televiziyo kureba bari kuyakorera hanze bafatiranye mu hanze Vesina yakoze ubukwe The Ben yakora ubukwe twe tubize abanyamakuru twe twipanze akazi umunsi ubukwe twe twatebeje twagezeyo none uyu mujene wahise dutungura nyuma yuko no mu murenge we buriya uzareba ka video na kamera yigeze hagira mu murenge we bitwaje telefone abere bakameresha Niyo Bosco ibintu bye abashaka kuba bisiransiye na bintu by'akajagari iyo nkuru reka akakabero tubagejejeho Niyo Bosco umunsi akaba yakoze ubukwe ndetse no mugeni we bita harya guya umugeni wa Niyo Bosco ari yuzi ndigira ngo ni Irene Irene kabisa cyangwa se namakosa birimo kubona mwibuka reka twibuke kuko nawe naga yibuka izina ry'umugore wawe niyo mpamvu nawe utagoma reka twibuke tujye ku muhanzi bita ngo Gisa cy'inganzo baba we Gisa cy'inganzo nyuma yuko abantu bamwihaye bavuga ati se Bruce Melody yarakuroze Gisa cy'inganzo we kuri live uyu munsi yaje abihakana nyuma yuko bihakanyira abantu baravuga uti Bruce Melody ko akari we uyoboye ari we munyakazi ushaka ufite ubwabo bwo kumushinda akari we guhaye ibirozi cyane sinzi rwose sinzi kabisa afite ubwo babwira ikiko zamuri bya ingijwi rye ngo Gisa cy'inganzo burangara aririmba ngo jundi yaririmbye kabisa numva nanjye abantu bakaravuze ngo Bruce Melody yamuhaye ibirozi akantu k'ibyano kuno ko vangamo nawe mani kugukemanga Gisa cy'inganzo rero Gisa cy'inganzo akaba yavuze ko nta birozi Bruce Melody yigeze amuha ari muzima kabisa nta kibazo afite andi makuru ndi gukesha mutari ariko buri umusesenguzi bita Skytu bagaye kabisa avuga ati ngo tariki 20 z'uku kwa mbere reka turebe niba birango bavuga ari byo nyuma yuko Skytu hazasohoka icyitwa Rocket indirimbo y'umuhanzi bita ngo The Ben ariko abahanzi b'igihugu cy'u Rwanda ndabona bari kurana umwete nyuma yuko ku kinyamakuru cya Bagaye TV rwose Bruce Melody aya Pompom iri mu kazi nyuma yuko Speed yamamaje wabonye aka video zucuna n'umuhanzi ukomeye nyuma yuko Bruce Melody akoranye n'umugabo Diamond Platinum The Ben nawe yasavuga uti nanjye kangorane n'umugore bakaba bafite indirimbo izasohoka ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere buriya na twatuzi ko Bruce Melody yamutwitse buriya ngungu nge ushinga gwa collab nyine reka dufata ko ngende di Platinum ushinga gwa collab ubwo nyine wowe nyine uri Bruce Melody mwaye collab nge Diamond mwaye collab cyane noneho n'undi muhanzi nawe bita The Ben agahita aza gaca inyuma agahita afata collab n'umugore wanjye urazuci uravuga ko ari umuntu utabizi nawe kabisa ari umuntu utabizi happy ungu babaye umwe kabisa kandi buriya ufatisha umugore n'umugabo mumufite ariko nabukwe bakoze kandi uzarebe kuri Instagram ntago ajya mu following yes ntago ajya following Bruce Melody ibintu ntawe uzi ngo yifollowingira ngo tayiga
bitaramaze imwe tariki 20 z'ukwezi kwa mbere indirimbo The Ben na Zucci kazaba yageze mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ari amakuru yo kuri Skype nabyo Skype buranga bafite ntabwo nyizera 100%. Reka use ni Bosco ni Bosco Empire sha reka twivira aho ngaho reka turebe byari byo kabisa buriya ngo ikintu cyitwa visa ngo ngiye urabizi ko ngiye najya nkungariza abo bati umwana we ngewe ubwo nero urusengero mu byumba by'amasengesho nambwiye ati mwana wanjye uzajya hanze muri Amerika none aya masengesho buriya azajya gutera ako umuntu washyize aya mategeko ngo imyaka yenga iri kurangira ubuse twitege ko nivaho amasezerano azongera gahinduka. Reka twikomereze maze mbwira abanyarwanda ukuntu inkuru imeze kugira ngo tuanze turesengura nyuma yuko igihugu cyo leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse ibihugu 75 kuvuga inkuru y'ahantu taba birakora cyane nakurenganya nahoze mbona numva yarimo arasoma ibihugu no reka turi umuntu wize ndetse n'umuntu utarize. Leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse ibihugu 75 kugira mu gihugu cyabyo uretse abana baje kwiga ndetse n'abantu baje gutembera. Abantu bari kuvuga uti nyawe rambirito wari ufite gahunda zo gushaka umugore we tumujyana muri Amerika muraguma mu Rwanda ese uri mamujyaye ngiye ubutaka bwanjye ni Kigali Inyarugenge rwose nibyanga nkigira za Butare no abantu bakomeje kuvuga ese kuki muri East Africa harimo Tanzania Kongo ndetse n'u Rwanda birabacanga. Abantu bafite gahunda zo kujya muri Amerika rwose mwihangane mwe miguminaha twe twirira ibigori rwose by'igasabo twimire neza kuko nanjye nifite gahunda zo kwirasa ariko bikaba byapfuye tukatuye guma mu gihugu cy'u Rwanda bimeze bite rero. Yes reka twisoreze soze inkuru zacu cyane rwose buragukubita umwana cyane sibyo bituma yumva reka inkoni buriya ivuna igufwa ntabwo ivuna ingeso namwe ntabwo nshaka kubavuna igufwa kabisa kubita amagambo menshi ntabwo aribyo biratuma inkuru muzumva cyane bazumvishe kabisa ndetse bakomeza no kwishimira urukingo rushya rwaje mu gihugu cy'u Rwanda ariko banitwarareka kuko niba urukingo rwaje tugiye kurya ibyana hari ibindi birwara none bakavuga ati mu izina rya Yesu iterambere nanjye dukeneye ariko urubyiruko mwagiye murindira mariage wapi reka tubashimire. Hi guys, waba ukeneye ko ibikorwa byawe byagira kure ndetse abantu bose bakabibona ngwino kuri Kigali Connect twamamarize ku giciro gito cyane. Ese uri umucuruzi uri mu businessman mukora muri salo ibikorwa byose ufite ngwino twamamarize kugira ngo bigere kure.